kuba umuvugabutumwa ni umugisha ukomeye kuvugira Imana. Ubundi hari igihe nibaza ndariko ndi muntu ki cyangwa se undi muvugabutumwa wese kuko nawe ni umuntu kugira ngo azavuga afate amagambo y'Imana ayashyire mu kanwa ke ayagaburira abandi. Naje gusanga ari ubuntu bw'Imana bukomeye. Yego. Kandi mu byo nshima Imana n'icyo ngishima Imana. Yego. Dukomeje gusenga Imana uko dushoboye, dusengera amahoro iwacu, dusengera amahoro yo mu karere. Ndabizi ko uwo mutwaro tusangiye turi benshi kuri uru rubuga cyangwa se twese, kandi mu by'ukuri Imana yo mu ijuru yumva amasengesho kandi zikora umwanya wayo, nubwo hari byinshi byo gusengera ariko Imana irahari kandi Imana izikora ibirenze ibyo twebwe dushobora kumenya. Yego. Uyu munsi nakomeje ntekereza icyo tuzaganira, ariko hari ijambo ryanjemo. Yego. Niba ari ryo twaganira, naritekerejeho maze iminsi nk'ingahe mbaye nditekerezaho. Ni ijambo ryo rivuga ngo kurebesha amaso y'umwuka. Hari ahandi usanga ngo kurebesha amaso y'umutima, cyangwa guhumuka tukarebesha amaso y'umutima. Ngira ngo nitutangira gusoma turaza kubyumva cyane. Yego. Ubundi iri jambo tuze kuryumva ntabwo ari uguhumuka kuriya kw'abakizwa ubwa mbere, kuko tuzi ko Yesu muri misiyo ye yaje kugira ngo abahumye bahumuke. Aho byagaragazaga abantu bose bari kure n'Imana, bari impumyi, bahumuke. Ariko turaza kureba abantu noneho bamenye Imana, bari basanzwe basenga, bashaka Imana, yewe rimwe na rimwe bakorera n'Imana, ariko nanone ugasanga hari ibintu bagifiteho ubuhumyi. Uyu munsi Imana irashaka ngo duhumuke kugira ngo turebeshe amaso y'umutima, tubone ibintu byinshi tutari dusanzwe dutindaho, kandi turebe akamaro k'uko guhumuka. Yego. Pawulo we aza gukoresha ijambo ngo guhwezesha amaso yacu kugira ngo dushobore kubona byinshi mu byo tuza kuvuga. Yego. Abantu benshi bakunze kurebesha amaso y'umubiri nyine kuko niyo dufite atuma tureba, kandi aya maso nk'uko tuzabivuga azabona bike cyane. Yego. Nta nubwo aya maso yonyine y'umubiri ashobora kutwereka ibintu bikomeye by'ubwiru bw'Imana. Kubera kurebesha amaso y'umubiri no kwemera gusa ko amaso y'umubiri byaduha ari byo dukwiriye kugenderaho, abantu benshi bavuze ko n'Imana itahaba. Ituma haba idini ryitwa ngo ni ateisme, ni ukuvuga ngo rihakana Imana. Yego. Mu bihugu ibi biteye imbere barahari benshi abo bita ngo ni aba ate.
abahakanyi b'Imana. Yego. Kubera iki? Baravuga abenshi bashingira ko iyo mana tudashobora kubona, iyo mana ntabwo ifatika. Yego. Kubera ko itabonwa n'amaso, kubera ko utayikoraho. Yego. Aya maso y'umubiri nshaka kuvuga, ibyo byatumye muri ibi bihugu cyane biteye imbere umubare w'abakristo ugenda ugabanuka cyane. Yego. Ariko abakristo nk'uko tuza kubibona uyu munsi n'ejo, twagiriwe ubuntu bwo kwemera ibyanditswe byera nk'ibyahumetswe n'Imana. Yego. twe tukemera ko iriho kandi ikora. Twahishuriwe ubwiru bukomeye. Yego. ubwo bwiru nibwo dushaka ngo dukomeze tubuganireho, bwo guhumuka amaso kugira ngo tubone, kuko ntawavuga ko yahumutse kuri byose. Hariho uraza gusanga nawe hari ibyo ukeneye guhumuka, ku buryo tuzarangiza dusengera n'aya magambo ari muri Zaburi, aho ahanditse ngo hwejesha amaso yanjye kugira ngo ndebe ibitangaza byo mu mategeko yawe. Yego. Aho ni muri Zaburi 119 ku murongo wa 18. Iri ni isengesho. Yego. Hwejesha amaso yanjye kugira ngo ndebe ibitangaza byo mu mategeko yawe. Uwanditse sinarebye neza niba ari Dawidi iyi Zaburi, ariko ngira ngo hari aho nasomye ku iyi Zaburi y'119 atari iya Dawidi. Yavugaga, yari umuntu usanzwe uzi Imana, ariko agikeneye ngo amaso ye ahumurwe. Yego. Ijambo guhwejesha ngira ngo ntidusanzwe turikoresha, tukoreshe guhumuka. Humura amaso yanjye kugira ngo ndebe ibitangaza byo mu mategeko yawe. Ndacyakeneye nanjye kubwira Imana ngo humura amaso yanjye kugira ngo ndebe ibitangaza byo mu mategeko yawe. Haleluya. Amen. Reka dutangire dusoma ijambo ry'Imana tubona mu gitabo mu rwandiko Pawulo yandikiye Abikorinto. Yego. Urwandiko rwa kabiri ku gice cya 13, ku gice cya 3 ku murongo wa 13 kugeza ku wa 18. Yego. Sinzi niba mushiki wanjye yamfasha gusoma cyangwa undi witeguye. Abikorinto, urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto 3:13 ku murongo wa 13 kugeza ku wa 18. Haravuga ngo titumeze nka Mose watwikiriraga mu maso he kugira ngo Abisiraheli batareka iherezo rya bwa bwiza, naho batareba iherezo. Yego. Titumeze nka Mose watwikiriraga mu maso he kugira ngo Abisiraheli batareba iherezo rya bwa bwiza uko bwamushiragaho. Yego. Ariko imitima yabo yarahumye ndetse kugeza na bugingo n'ubu.
iyo isezerano rya kera risomwa cya gitwikirizo kiba kikitwikiriye imitima yabo, ntibamenya ko cyakuweho na Kristo. 15. ahubwo kugeza na n'ubu ibya Mose iyo bisomwa, iyo nyegamo ihora ku mitima yabo. 16. nyamara iyo umuntu ahindukiriye umwami, iyo nyegamo ikurwaho. 17. nuko rero umwami ni we mwuka, kandi aho umwuka w'umwami ari niho haba umudendezo. 18. ariko twebweho ubwo tureba ubwiza bw'umwami, tureba nko mu ndorerwamo, mu maso yacu hadatwikiriwe, duhindukirirwa gusa nawe, kubwahabwa ubwiza buruta ubundi kuba bwiza kubw'umwami umwuka. Amen. urakoze cyane, Imana iguhe umugisha. Amen. ubundi iyo dusomye, iyo umwigisha asabye undi agasoma biba byiza cyane, kuko icyo gihe dukora turi benshi. Yego. ahangaha nasanzeho amagambo nanjye ni ukuri nibajijeho kandi nshima Imana. nuko twari tuzi yuko Mose ariya magambo dusanga mu gitabo cyo Kuva igice cya 34 ku murongo wa 28 na ku 29 kugeza kuri 35 niho usanga amakuru y'inyegamo bavuze mu rurimi abantu bamaze kumenyera, nubwo ari Igifaransa. ni voile kubera twese tuba mu makwe tukabona abageni, umugeni yambaye voile, niyo tumenyereye. hano bakoresheje inyegamo. Mose iyo avuye ku musozi Sinayi, avuye kubonana n'Imana, azanye amategeko 10, cyangwa se aje afite ubundi butumwa Imana yamuhaye, kubera ko yari ari kumwe n'Imana, yazaga mu maso he harabagirana. mu maso he habaga harabagirana, na ndetse usomye iriya mirongo nababwiye, Aroni n'abari wa mutambyi mukuru n'abari abandi bakuru b'imiryango begeraga cyane Mose, baramuhungaga, akarinda kubiyegereza kugira ngo batinyuke baze. akababwira ibyo Imana yamubwiye. ariko iyo yarangizaga kubabwira, yasubizagaho iriya nyegamo, yatwikiraga mu maso he. yatwikiraga mu maso he kugeza igihe azongera gusubira kandi kujya imbere y'Imana. iyo yabaga ari imbere y'Imana yabaga yakuyeho gutwikirwa, yakuyeho iriya nyegamo, iriya voile. yakagaruka voile yayikuyeho afite ubwiza, ariko yarangiza gukora umurimo Imana yamutumye ku bwoko bw'Isiraheli, agasubirayo, cyangwa se akongera gusubizaho voile. Pawulo yandikira ab'Ikorinto nk'uko twabisomye, we yabibonyemwo ko kuriya gushyiraho voile ngo kwari ukugira ngo Abisiraheli batabona ukuntu
kuriya gukayangana gushira. Gukayangana kwa Mose kwageraga igihe kugashira. Yego. Ubwiza bwa Mose yavanye imbere y'Imana bwageraga igihe bugashira. Hanyuma Pawulo ati tumeze nka Mose watwikiriraga mu maso he. Yego. Ati yatwikiraga kugira ngo Abisirayeli batareba iherezo rya bwa bwiza uko bwamushiragaho. Haleluya. Amen. Abo mu isezerano rya kera dufite agakiza twahawe na Yesu. Yego. Akaba yaradusigiye umwuka wera ubana natwe buri gihe cyose. Twasomye hepfo ngo twebwe tumeze nk'abarebera mu ndorerwamo. Murabizi iyo umuntu areba mu ndorerwamo niho abona neza. Yego. Jewe ubigisha nambuye izi linete mfite sinshobora gusoma. Ariko izi linete zimfasha indorerwamo gusoma kandi ngasoma neza. Yego. Natwe abo mu isezerano rishya twebwe abakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umucunguzi twavuye mu bya Mose. Yego. Ibya Mose ntibyari bishitse. Kurabagirana kwa Mose kwari ukw'igihe gito. Yego. Ariko utwacu ni ukw'igihe cyose kiramye. Amen. Ni ukuvuga igihe cya Mose hari ugutwikirwa mu maso. Yego. Ariko muri iki gihe Imana nicyo gituma dusaba muri iyi minsi ibiri tuzongera kwibukiranya gusaba Imana ngo tube muri biriya bya Mose byo kuba nk'abantu amaso agihumye ku buryo tutabona ibintu bimwe na bimwe. Yego. Imana idufashe cyane kumva aya magambo. Pawulo yarabivuze hano ati guhindukirira Yesu Yego. kwabaye gukuraho iriya nyegamo. Mose n'igitwikirizo cye ngo byashushanyaga kuvanwaho kw'ibya kera. Yego. Twashushanyaga gutwikira imitima. Ubu imitima yacu ntikwiye kubitwikiriwe. Kugeza ubu Abisirayeli benshi kubageze Isirayeli birashoboka ko hano kuri uru rubuga hari abagezeyo njye sindagerayo. Yego. Benshi baracyategereje Mesiya. Amaso aracyatwikiriye ntibazi ko yaje. Yego. Abisirayeli benshi bari muri ya dini bita Judaisme batwikiriwe n'iki? Batwikiriwe mu buryo bw'imyumvire. Yego. Batwikiriwe mu buryo bw'ubwirasi. Bati twebwe ni twe bwoko bw'Imana, ni Yesu yavukiye iwacu, ni twe bana bakomoka kuri Aburahamu, Isaka na Yakobo. Yakobo ariwe wiswe Isirayeli. Hari icyo kintu cy'ubwirasi. Yego. Hari ikintu cyo kwinangira imitima bakigishwa ko Yesu yaje ariko benshi ntibarabyemera. Bakanga kwihana. Yego. Reka nkubwire nawe mwene data, ushobora kuba rwose uri muri iyi niba ture kandi ukunda Imana.
ariko hari ibintu bikigutwikiriye Yego. ukaba umeze nka Mose wari utwikiriye igihe kimwe ikindi gihe akaba ari cyo gihe abatwikuruka. Yego. Imana itubabarire Cyane. ushobora gusanga umuntu rwose aho kuvuga ngo ayoborwe n'ijambo ry'Imana ugasanga ibintu by'umuco kandi umuco udashingiye kuri Bibiliya. Yego. niba umuco ushingiye ku ijambo ry'Imana icyo gihe ni amata abyaye amavuta. No mu muco wacu turabizi ko hari byinshi bijyanye n'ijambo ry'Imana. Yego. Hari za kirazira nyinshi z'iwacu zijyanye n'ijambo ry'Imana. Ibyo ngibyo tuvuga ngo amen. Amen. Ariko ugasanga umuntu w'Imana mu nama n'abandi barashyigikira bimwe by'umuco Yego. bivuguruza ibyanditswe byera. Ibi ingero wazibona rwose. Umuntu ashobora kuba ari umukristo ariko agashigikira kwihora. Kugira ngo kavuga ati bariya abantu nashimye cyane umuntu wasenze Imana iguha umugisha ngira ngo ni Manase nibyo zina nasomye ibyo nibuka wasenze Imana iguha umugisha mu isengesho ryawe. Yasenze avuga ngo Imana izongere iduhe kumva n'abafurero bari baramye iwacu n'abanyindu n'ababembe nk'uko twari dutuye. Ariko umuntu ashobora kuba mu nzu y'Imana Yego. avuga ati bariya aho bazanyura tuzahacisha umuriro. Kandi agashaka kwerekana ko ari we ukunda ubwoko. Yego. Bihabanye n'ijambo ry'Imana. udafite urubanza, kwica udafite urubanza, kwica umwana, kwica umukecuru, umusaza ari ku rugamba ni icyaha cyane. kandi nubwo turi mu ntambara umukristo ntakwiriye guhagarara. ariko Imana yemera abantu kurwanya abanzi. Yego. ariko Imana ibuza abantu kwihora. Imana ibuza abantu. Mvuze ibi nkubwira ngo nerekane. Yego. Nerekane ukuntu usanga ku bintu bimwe tugifite amaso agihumye. Tugashaka gutekereza nk'uko benshi batekereza, kuvuga nk'uko benshi bavuga, gukora nk'uko benshi bavuga. Ese niwumva icyo gihe hari ibyo Imana iba ikeneye gufunguraho amaso, ukabona nk'uko nayibona, ukavuga nk'uko yavuze, kandi ukemeza ibyanditswe byera ukabigendera, nubwo rimwe na rimwe byakugiraho ingaruka. Yego. Imana idufashe cyane. Ikindi navuga nyuma yo, ariko mbere y'uko tuva kuri iyi ngingo, y'uko dukwiriye gukuraho ibitwikiriye mu maso hacu, byaba biri mu muco, byaba biri hehe, bya bindi bituma ijambo ry'Imana risa nk'irigitwikiriwe. Umwuka wera ataraduhishurira ko nk'abakristo dore uko dukwiriye kubyifatamo.
reka tuvuge no ku kindi. Yego. Guhumuka amaso y'umutima bituma tumenya. Reka dusome muri Luka. Yego. Ubutumwa bwiza uko bwanditse na Luka 24. Yego. Igice cya 31 kugeza kuri 35. 24. Igice cya 30 umurongo wa 31 ugeze ku 35. Dusome Luka 24:31. Amaso yabo arahumuka, baramumenya, maze aburira imbere yabo, yongera kumubona. 32. Baravugana bati, yewe ntiwibuka ukuntu imitima yacu yari ikeye ubwo yavuganaga natwe turi mu nzira adusobanurira ibyanditswe. 33. Uwo mwanya barahaguruka basubira i Yerusalemu, basanga abo 11 bateranye hamwe n'abandi. 34. Bumva bavuga bati, ni ukuri umwami Yesu yazutse, ndetse yabonekeye Simoni. 35. Nuko ba bandi babiri nabo barabatekerereza ibyababereye mu nzira, n'uburyo bamumenyeshejwe nuko amanyaguye umutsima. Amena. Amen. Nanone kuri iyi ngingo dufite imirongo ibiri aho dusoma habiri. Komeza mu Befeso, rwandiko Paulo yandikiye Abefeso, igice cya mbere ku murongo wa 18. Efeso igice cya mbere 20. Umurongo wa 18. Efeso igice cya mbere umurongo wa 18 gusa. Mugeze ku wa 19. Yego. Ngo amaso y'imitima yanyu abone uko aheza, mumenye ibyo mwiringizwa n'ibyabahamagaye. Mumenye yabahamagaye. Yego. N'ubutunzi bw'ubwiza bw'izo azaraga bera, umenye n'ubwinshi bw'imbaraga zayo butagira akagero, izo iha twebwe abizeye nk'uko imbaraga z'ububasha bwayo bukomeye ziri. Amen. 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 Guhumuka amaso y'umutima bituma umenya. Yego. Bituma umukristo amenya. Yego. Umukristo agereranywa, reka no kuvuga ngo agereranywa, ahubwo umukristo nawe arakura. Umunsi yakiriye Yesu yitwa umukristo, ariko nanone akeneye gukura. Aya ni amagambo adufasha gukura. Urugero rwa mbere twabonye ni urw'abariya bigishwa ba Yesu. Bariya babiri baganaga Emawusi. Yesu yazutse ntibabizi. Yego. Ahubwo bagiye baganira. Mu by'ukuri mu kiganiro cyabo ndimo nsoma aya makuru, bagiye bagaruka ku bintu bumvise byabaye. Yego. Ati uyu muntu twari tuzi ko yaje ari uzaducungura. Ni Yesu baye bavuga. Yego.
abisirayeli kubaza aya mateka, abisirayeli bari mu butware bw'abaroma, bari muri koloni y'abaroma. Abaroma barabakolonizaga. Bari bazi ko Yesu yaje kuba umwami. Urumva n'abigishwa ba Yesu, ariko ntibari bazi neza, kandi Yesu yari yarababwiye ku bwami bwiwe ari ubwami bundi budasa nka buriya bwami bari bategereje. Yego. Bati none dore baramwishe, kandi bavuga n'abamwishe, abakuru b'abayuda ko bamwishe. Yego. Yari yaravuze ko azazuka. Ati koko hari abagore bavuze yuko bavuye kumva basanga iyo mva iri gusa. Basaga nk'abibaza niba koko ibyo bintu ari byo. Barakomeza ahubwo hari n'abigishwa bagiye kumva. Muzi ko Petero nawe yaragiye, nawe asanga yamva koko uko abagore bamubwiye ko imva iri gusa, yasanze imva nta Yesu ukirimo. Yego. Bati none ibyo bintu rero, mu gihe bahaye baganira ibyo, Yesu ari kumwe nabo, arabasanga muri urwo rugendo. Atangira no kubibutsa ibyo bintu muvuga ni ibiki, barabimubwiye. Atangira kubabwira ati ariko se ntimuzi ko byari byaranditswe, ntimuzi ko byari byaravuzwe gutya. Yego. Ikiganiro kirakomeje, noneho bagera aho bari bagiye, ngo bajaga ku kirorero. Bageze kuri icyo kirorero, ngo Yesu asa nk'ugiye gukomeza. Baramubwira bati oya, gumana natwe, dore buri Yesu aremera. Yesu iyo yashatse kukwiyereka no kuguhindura, no guhindura amaso yawe, kuyahumura, ni ukuri aza abikora mu buryo bwe. Barinjiye aho muri icyo kirorero. Binjiye aho baravuga bati dusangire. Afata iryo funguro arisengera, ubwo ahita abura, baramubura. Bamubuze amaso yabo, niko twasomye. Yego. Ngo amaso yabo arahumuka. Yego. Baramumenya. Yego. Maze aburira imbere yabo. Urumva amaso yabo yahumutse, yashima kuri iriya funguro. Muri wa mwanya bamumenye arabura. Yego. Haleluya. Imana nawe yongere ikwiyereke, yongere iguhumure, wongere uyibone, wongere ubone Imana, ubone Yesu, yongera kwiyereke. Yego. Haleluya. Amena. Erega nicyo gituma dusenga kuko dukeneye kugira ngo Imana ikomeze itwiyereke, kandi ikomeze itwihishurire. Bibaye yaratwihishuriye rimwe rizima, ngira ngo twaba turimo tugana muri wa murongo w'abariya bavuga ngo twacunguwe rimwe rizima, babandi b'ubuntu. Yego. Yesu yarabirangije. Twebwe dukeneye mukomeze iduhumure, tubone n'ibyo tutari bwabone. Yego. Ariko hari icyantangaje nsomye inkuru. Bamaze guhumuka, babwiranye amagambo meza cyane. Noneho basubira uko ikiganiro bagiranye na Yesu cyari kimeze. Umwe abwira uwabo
ati ni ukuri mbega uzi ukuntu byari bimeze yego tuganira nawe uzi ukuntu byari bimeze neza ngo yewe ntiwibuke ukuntu imitima yacu yari ikeye yego iyo amaso yawe ahumutse umutima uraca ngubwo yavuganaga natwe turi mu nzira yego adusobanurira ibyanditswe yego Yesu niwe uzi udusobanurira neza ibyanditswe byera cyane. reka mbwira abakozi b'Imana bari hano bakunze kwigisha ijambo ry'Imana igihe cyose uzafata ko wewe wamenye, igihe cyose bazakubwira ngo wigishe ufite ibyo uzavuga wateguye tayari, ndakurahiye uzigisha ubumenyi ariko ntuzigisha mesaje y'Imana. Mesaje y'Imana, Imana irongera ikayiguhishurira. Yego. Mu masengesho usoma ijambo ry'Imana unasenga, ntabwo ndimo nigisha abakozi b'Imana benshi baranduta, kandi simvuga mu myaka, ariko ndavuga experience no mu murimo. Yego. Ariko nanone hari abakeneye kumva ibi. Imana igihe cyose dukeneye kwidufungura amaso tukabona message ishaka ngo tuvuge. Yego. Aba bantu basubiye ati imitima yacu yari ikeye. Iyo Imana igukinguye amaso ungira ukundi kubona za verite biblique ziriya wari usanzwe usoma. Hari abantu benshi bazakubwira ngo nasomye Bibiliya inshuro nyinshi, Yego. bakakubwira n'imirongo yarayifashe. Ni byiza rwose, nanje nza nankuraje abantu, ariko dukeneye ngo Imana iduhumure amaso. Tuvuge nka ririya sengesho riri muri Zaburi natangiye mvuga ngo hweza amaso yanje kugira ngo mbone ibitangaza biri mu ijambo ryawe. Amen. Amena. Irindi jambo twasomye, Yego. ariko nkiri kuri aba bantu babiri, ntabwo noneho gahunda yabo yarahindutse. Ibyo kujya mu kirorero byahise birangira, bahise bagenda basanza izindi ntumwa. Yego. Basanze intumwa zihamya koko Yesu yazutse, ko bafite ibihamya. Noneho nabo barabumvise, hanyuma nabo batanze ubwabo buhamya ukundi yabiyeretse. Yego. Reka nkubwire, Imana nizajya imara kuguhumura ukabona ibintu utari waramenye mbere, uzajya ubibwira abandi. Uzajya ubwira abandi. Hari abakeneye kukumva, hari abakeneye guhinduka, hari abakeneye ibihamya by'umuntu wahumuwe n'Imana, amaso yagahweza akabona, akarebera mu ndorerwamo nk'iyo Pawulo yavuze. Haleluya. Amena. Muzamubona kwa muganga iyo bashaka gupima bakoresheje microscope. Yego. Ufate microscope nk'indorerwamo ishobora kubona n'utuntu dutoya cyane, cyaha gitoya cyane, cya kindi umwanditsi w'igitabo cy'Abayobora yavuga ngo bya bindi bitwizingiraho vuba. Yego. Iyo amaso yawe yahumutse uza ubibona. Ndabona nsigaranye iminota mikeya, ngira ngo ni 7. Twasomye ariya magambo yandi ari nayo turangirizaho. Yego. Pawulo yandikira Abefeso
hanyuma amaso y'imitima yanyu abona uko ahweza yego kugira ngo mumenye ibyo mwiringizwa n'iyabahamagaye mumenye icyambere mumenye ibyo mwiringizwa n'iyabahamagaye yego icya kabiri mumenye ubutunzi bw'ubwiza bw'ibyo azaraga abera icya gatatu mumenye n'ubwinshi bw'imbaraga zayo butagira akagero amen izo iha twebwe abizeye kuko imbaraga z'ububasha bwayo bukomeye ziri amen biriya bintu bitatu yego ntabwo ari ngombwa ngo dufate umwanya kuri bigize iyo umuntu yamaze guhumurwa amaso akabibona icya mbere cyerekana ko yego iyaduhamagaye hari yatubwiye ibintu byose bituma tugira ibyiringiro muri bibiliya niho honyine usanga ibintu byaguha ibyiringiro byo kunezerwa n'aho batanezerwa erega aya magambo menshi amagambo asa nk'aya urayasanga no mu Baroma kiriya gice 8:35 kandi Pawulo yarimo ategura aba bakristo cyane cyane hariya mu Baroma yarimo abategura gutotezwa abereka ku rukundo rw'Imana yabereka ubugari bwarwo abereka ukuntu uburebure bwarwo mu yandi magambo yashaka kubabwira ngo nubwo muzatotezwa nubwo mwakwicwa nubwo mwafungwa nubwo babima ibyo kurya bakabimimya ibyo mwambara urukundo rw'Imana ni rugari Imana ntishobora kubasiga ntishobora kubata yego na hano ni cyavuga ati amaso yanyu ahweje ahumurwe mumenye ibyo mwiringizwa n'iyabahamagaye yaduhamagaye ifite ibyo yatwiringije ifite ibintu biduha hope biduha ibyiringiro bikomeye bya bindi bituma tugenda dufite insibo tukagenda dukomeye ntitube babandi bahora mu majuneri ntitube nubwo ibintu iruhande rwacu bitoba bimeze neza ikindi dusangamo ubutunzi bw'ubwiza bw'ibyizaragabera hariho ibintu byinshi Imana yadusezeranyije ku buryo iyo ubitekerejeho byonyine uravuga ngo kuva muri ibi ni ukunyagwa zigahera nk'uko abanyarwanda bazagira niho hahandi abantu bapfuye bemera gupfa ku bwa Kristo kubera ko babonaga amakamba imbere babonaga ubwiza bw'igihe kiri imbere icya nyuma ababwira hariya yego ni ukumenya imbaraga zayo zitagira akagero iyo Imana iguhumuye amaso uzi umenya ko Imana yacu igira imbaraga zitagira akagero kandi izo mbaraga iziha twebwe abizeye ntabwo iziha abatizeye uwo ni umwihariko wacu ni imbaraga z'ububasha bwayo yego iyo umuntu yamaze guhumuka amaso akamenya ko Imana ye ari inyembaraga hariho n'ibindi atangira gukora abandi bakaba bavuga bati ariko wowe uri umusazi ibi ngibi ntuzabishobora ariko kubera ko uzi ko yaguhamagaye ari inyembaraga ukavuga ngo nzabishobora yego Imana rero tuzakomezesha yego uyu munsi twerekanye gusa ko mu isezerano rishya hamwe na Kristo
twasezereye inyegamo n'iri cyangwa se iriya voile. Ubu ngubu tureba Kristo, dufite ubwiza bw'Imana bw'igihe cyose, kubera ko umwuka wera aba muri twe. Twize kandi ko imbaraga, twize ko guhumuka amaso bituma tukamenya Yesu, tukamenya ukuntu kuganira nawe ari byiza nk'abariya bigishwa, tugatangira kumuhamya tutagitinya. Ibyo kuzazanirwa, ibyo gucanganyikirwa birashira. Ikindi nanone tumenya ibyiringiro dufite muri Yesu no mu ijambo ry'Imana. Tumenya imbaraga z'Imana, tukamenya n'ibyiza Imana yabikiye abayikunda. Imana iduhe umugisha. Murakoze cyane. Data mu izina rya Yesu turaguhimbaza.